Ibihugu bya Uganda, Kenya na Tanzania nibyo bikora ku kiyaga cya Victoria, bivuze yuko ibi bihugu ari byo abantu batekereza ko bifite inyungu gusa kuri iki kiyaga. Uruzi rw'Akagera ni rumwe mu migezi 30 yiroha mu kiyaga cya Victoria, bivuze rero ko byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi u Rwanda rukora ku kiyaga cya Victoria. Bisobanuye kandi ko byanze bikunze nanone abanyarwanda bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo babungabunge uruzi rw'Akagera ndetse n'indi migezi irwirohamo. Abarengera ibidukikije bashimangira ko kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ari bikorwa bitagira umupaka, bityo ko bireba buri gihugu ku nyungu rusange. Kuvuga rero ngo Victoria ntabwo u Rwanda rukora kuri Victoria ngo noneho dufate nabi imigezi ijyana muri Victoria ni ukwibeshya. Ikintu cya mbere n'amazi yacu tuba dufata nabi, ikintu cya mbere n'amasoko yacu tuba turimo kwangiza, kandi ayo masoko afite icyo atumariye. Ariko ikindi cya kabiri, icyo kiyaga cya Victoria nacyo gifite icyo kitumariye. Buriya kiri muri region, ntabwo ari kuvuga ngo kiri Uganda cyangwa Tanzania gusa, naha kirahari kuko ingaruka bigikomokaho bitugeraho. Ko byagenda kose iki kiyaga cya Victoria gifatiye runini ibihugu bitatu bigikoraho n'ibindi bifite imigezi ikirohamo, haba ku burobyi, kukuhira imyaka, amashanyarazi, koroshya ingendo n'ibindi. Dore uko abaturiye uruzi rw'Akagera bavuga ku kamaro ko kurubungabunga. Amazi y'Akagera numva ko akomeza akagenda akajya muri Victoria. Twabonye uruganda rw'amazi rutunganya amazi niyo dukoresha hano muri Bugesera. Niyo duhinze imyaka izuba rikava, tubaje gushyiramo amapompe tukavomerera imyaka y'umusozi. Ko nayibungabunze mfashe ya misuri yo mu musozi kajyamo igenda cya kiyaga cya Victoria kagisiba. Tuba dufite ahantu habugenewe hagomba kujya imyanda, hagomba kujya amazi mabi. Tuba dufite amafosse optique afata amazi mabi ku buryo atajya kwangiza uyu mugezi, kuko twese udufitiye akamaro. Imwe mu nyungu rusange u Rwanda ruzungukira ku kuba umugezi w'Akagera ugera mu kiyaga cya Victoria nuko mu myaka 3 iri imbere i Kigali hazaba huzuye uruganda rufite agaciro ka miliyari 7.9 z'amanyarwanda rutunganya amazi ava mu bwiherero, kuko ubusanzwe amazi yajyanwaga mu kimoteri cyanduba andi akamenwa habonetse hose. Umuyobozi wungirije wa komisiyo y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ishinzwe ikiyaga cy'ikiyaga cya Victoria, Engineer Colette Ruhamya, asanga iyi ari inyungu ku kubungabunga ibidukikije ndetse n'ubukungu. Iki kiyaga iyo kimeze neza gifite inyungu nyinshi birenze za zindi tubona ziri direct z'amazi yo kunywa, z'amafi. Harimo potential yo kuba yatanga hydropower, amashanyarazi, irrigation, kuhira imyaka, economic aspect nyinshi zirarirayenga cyangwa ziri kuri kiriya kiyaga giprotectijwe kirengewe neza. Niyo mpamvu rero ibihugu byishyize hamwe bikavuga batireka niki tukigire nk'ikintu ibihugu byose bigomba guhuriraho bikagira ingamba. Ibihugu bihuriye ku cyogogo cy'ikiyaga cya Victoria byamaze gushyira amategeko yo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'imigezi ijya muri iki kiyaga kugira ngo gikomeze kugira akamaro miliyoni 45 z'abatuye muri ibi bihugu. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.